Of course, this is True Line program. Twagarutse mu kiganiro twari tumaze iminsi coronavirus tuma tudakora ikiganiro ariko twagarutse kandi twagarutse none dufite imbaraga turi ku myuka iteye ubwoba. So nkuko bisanzwe rero uyu munsi turi kumwe n'abashyitsi abashyitsi beza. Uyu munsi nabazaniye abantu badasanzwe cyane. Icyo ukora gusa wowe umaze kureba cyangwa kudusura kuri iyi channel ni ugukora subscribe aho hasi ugakandaho gato buryo ubudushyigikiye cyane. Mbere ko dutangira rero amazina yanjye ni Ishimwe Sizari nkuko musanzwe mumaze kubimenyera, ariko reka mpite njya kubatumirwa byihutirwa. Umunsi nabazaniye batumirwa beza, ngira ngo ni umuhungu n'umukobwa murabona. Murakoze cyane, nitwa Musabwa Olivier, nkaba ndi umupianiste. Ahanini mbarizwa mu itsinda rya Alarm Ministries, nkaba ndi n'umukristo. Hanyuma ari kumwe na mushiki wacu umukobwa, mwabwira abadukurikiye amazina yanyu namwe. Nitwa Malaika Ingabire, nkaba ndakijijwe, nsengera muri Soul Healing Bible Church i Nyamirambo. Ndago ndajya muri ministry, ndacyari muri practice, ntago nayitangaza ubu ngubu, nzayitangaza ubutaha bamaze kwakira. Ariko mbere ko wenda dutangira, iyo uvuze ministries buri hari abantu badukurikiye batanabizi batabyumva. Ministries buri umuntu abashaka kuvuga iki, tubwire twumve. Hari ministries zitandukanye ziri mu Rwanda. Hari Alarm nkuko yaravuze ngo muri Alarm cyangwa se True Promises cyangwa Gisubizo cyangwa Upendo, n'abantu baba barihurije hamwe bakaririmba. Akenshi ni babaramye niko nabyita, bivuga ubutumwa mu kuririmba. Tumaze kumenya abantu turi kumwe nabo, ubu ngubu ndabona bafite n'ikintu cy'igikoresho. Ngiye ntago nkizi, bura baraza kukitubwira ndetse banatubwire nicyo gikora. Ibyo byose n'abahanga muri byo, kuva byanga byakunda hari iki gikoresho. Ubwo murumva namwe ukuntu tugiye kwinjira mu bintu biryoshye cyane. Iki gikoresho bakita ngo iki? Just ni piano. Ni piano idufasha nyine mu majwi kugira ngo turirimbe neza. No kuvuga ngo murabaririmbyi. Turabaramye. Ubwo nukuvuga mu kanya bagiye no kuturamiriza, no kuramya Imana, ntago turamya abantu. So turamya. None reka turebe. Nk'ubu uvuze ngo no kuramya Imana. Ubu twebwe tugiye gukora iki? Twebwe turi kubyumva, turi kubibona, tugiye kubyumva natwe turi. Of course, nuvuga ngo iyo kuramya Imana biri mu buryo bwinshi. Nge ndashobora kuririmba nkaba ndi kuramya Imana. Nawe wicaye ngaho wumva ibyo ndi kuririmba, iyo bigufashije nawe bitewe na feelings, iyo bigufashije, nuvuga ngo iyo ufashijwe n'ikintu kiri mu mwuka wera cyangwa se kivuye ku Mana, kiri biblique, nuvuga ngo kigiye nawe uba winjiye mu mwuka wo kuba waramya Imana. Nuvuga ngo rumwe nawe mu bari kudufasha kuramya Imana, bivuze ngo nawe rumwe mu bari kuramya Imana. Ikindi ntago twantu twese twaririmba. Hari abantu bakunda kuririmba ariko nyine batabyibonamo cyane, bagafashwa no kuramya Imana ariko biciye mu bandi, nyine bari kureba nk'indirimbo abandi baramijemo. Anyway, no kuramya ntago ari kuririmba gusa. Hari ibintu twitiranyije nko mu macacu, ugasanga umuntu ari kuririmba, yaririmba indirimbo yitonze ngo ari kuramya Imana, yaririmba indirimbo yirukanka ngo ari guhimbaza. No, guhimbaza no kuramya, it's not like a style of a song. Ntago ari indirimbo uko igenda cyangwa no. Kuramya Imana ni umutima wawe. Urashobora gutanga ituro ukaramya Imana, ushobora kubwira umuntu ijambo ry'Imana ukaburayiramije, ushobora kubwira umuntu ijambo ryiza ukamubwira ngo ndagukunda ukaburamije Imana. That's how we call worship. No kuvuga ngo ubu nanjye ndi kuramya. Ndi kuramya no okay, byumvikanye. Ahubwo hari akantu uvuze ntashaka gusimbuka. No kuvuga ngo hari ukuramya, hari no guhimbaza. Ese ubu ngubu muramutse mwinjiye nko mu gikorwa cyo guhimbaza atari ikingi cyo kuramya, ubwo twaba twinjiye mu buhe buryo? No kuvuga ngo ntago habaho igikorwa cyo kuramya no guhimbaza ngo bibe bitandukanye. Ni ibintu byombi bigendera rimwe. Nuvuga ngo igihe umuntu aramya, uramya Imana, amagambo ari mu ndirimbo ubundi niyo yerekana kuri kuramya Imana cyangwa amagambo uri kuvuga nibyo byerekana kuri kuramya. Then guhimbaza nabyo
ni ugusingiza Imana ukayibwira Imana urakomeye urahambaye wishima Imana ku byo yagukoreye, nicyo bita guhimbaza Imana. Kandi byose birashobora gukorwa mu kintu kimwe, urashobora kuririmba indirimbo imwe cyangwa ukavuga ijambo rimwe cyangwa ugakora igikorwa kimwe, byose ibyo bintu byose birimo. Ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu numva wenda kuramya sinzi, mba numva nko kuramya nk'umuntu agiye ahantu akaririmba atuje, mba numva wenda ari kuramya, nkumva guhimbaza wenda ari nk'abantu basimbagurika basimbuka cyane, niko abantu benshi babizi. Ariko siko biri, ntabwo ariko biri. Hari n'umuntu ushobora kubaza ngo ese ngo kuramya Imana ni gute, ngo guhimbaza Imana ni gute, nk'uko Musabwa yarabivuze akavuga ngo kuramya Imana ni indirimbo zigenda gakeya, noneho izihuta ni uguhimbaza Imana. Niko bimwe babizi ariko si byo. Ubu tugiye mu gikorwa noneho cyo kuramya, ubu twese tugiye kuramya, ubu nanjye ndi kuramya, ahubwo ubu twagiye ngira. Tudatinze rero byanga byakunda twinjize muri iki gikorwa nko mu munota umwe n'igice turebe. Okay, it's fine. Muri make mumbwire iyi ndirimbo ishaka kuvuga iki, indirimbo mumbwire indirimbo ishaka kuvuga iki? Iyi ndirimbo ni indirimbo ya Nkomezi, nzavuga iyo nyine, nzavuga ineza y'Imana, irimo amagambo nyine avuga ubwiza bw'Imana. Ko numvishe mufite impano zidasanzwe, mufite ukuntu indirimbo vraiment wagira ngo ahubwo sinzi navuga ngo niba mwaramushishuye, niba yarabashishuye ntago ushobora kumenya washishuye undi. Indirimbo ntago ari yacu, ko baramye bose nyine dufata indirimbo ziramya no guhimbaza Imana tukazirimba twese ko tuba twagura ubwami. Ariko ntago indirimbo niwe wayikompoje. Hanyuma ibyo byose biragaragara ko mufite impano. Wamenye ryari ko ufite impano? Wabimenye ryari? Jewe kuva kera ndi na mutoya, hari ibintu kera nakoraga mu rugo, nkafata utuntu tw'utubido umuntu akaba yakora nk'ingoma, ibintu nk'ibyo, nguri gucuranga. Rero ababyeyi banjye baza kubona ko mfite impano nyine ishobora kuba nakora umuziki. Nibwo rero natangiye njya kwiga piano, ndiga nari mfite cousin brother wanjye nakwara cyane, hari ni wanyigishije, amwita Banks Claude.
singuciye mu ijambo wafashe igihe cyawe uragenda wiga piano cyangwa ni kwa kundi tumenyereye papa afite piano mu rugo bro afite piano mu rugo ushobora kwicara nkayiga cyangwa wafashe igihe cyawe na Minerval uragenda ujya mu ishuri ujya kwiga piano narabyize ubu ubwo ngo ariko nagiye mu ishuri mfite notion nyine y'utuntu nagiye menya nkura kuri brother hanyuma njya kwiga i Bugande ngiye kwiga secondaire nibwo nahise nigana n'umuziki ubwo ndabikomeza nyine niyabyize umwaka umwe ndihugura kugeza nyine aho nageze nanjye ntangira gucuranga nk'abandi nyine ndakora gucuranga no kuririmba bishobora kugendana cyangwa ushobora kuba uzi gucuranga utazi kuririmba oya ahubwo ni ibintu biruzuzanya ni ibintu byuzuzanya cyane kuko ucurangira uririmba n'uririmba n'abaririmba bari gucuranga nari nkanze nk'urugero nkanjye sinzi kuririmba ariko nshobora kugenda kwiga gucuranga nkaba nabimenye icyo gihe nshobora kwisanga muri iyo kariyeri ushobora kuririmba utazi gucuranga n'umuntu agacuranga atazi kuririmba ibyo byo bibaho cyane kuko impano ntabwo zisaba ngo zibe ebyiri mu muntu wagira imwe muri izo ariko byombi bibaye aba ari akarusho kurusha ari byiza kurusha hanyuma reka tubaze Marayika reka tugire icyo tukubaza nawe uri umuhanga kuririmba hari ukuntu mubihuza ukumva ibintu murabihuje neza ukumva wagira ngo sinzi ese mwari musanzwe muziranye mwari mwakoranaga oya ntabwo dukorana ariko ngenza musabwa ubundi azwikirane gucuranga ibisirimba abantu benshi bamaze gucuranga ibisirimba ariko ejo bundi yari n'indirimbo yasohoye musabwa ni umusitari ubu ni umuhanga mu gucuranga igisimba ko ngikunda azwi n'abantu benshi cyane rwose turaza kumubwira akatunyurizeho musabwa urabitwemereye nibishoboka nitubona dufite ibyo bitunyurizeho aya ni amahoro nta kibazo kirimo rwose hanyuma Marayi wowe wamenye ko ufite impano yo kuririmba ryari byaje gute ese wapuruvinze gute ko icyo kintu ari talent yawe ubundi kera nka 2009 gutyo 2008 ndibuka yuko naririmbaga nasengeraga nyine kuri ADPR hariya i Remera ariko ntago najyagayo nyine kuko ngiye gusenga ndakurikiraga abandi ndafite imyaka 10 nakurikiraga abandi noneho nyine abandi baririmba nanjye nkaririmba ndibuka ko bigeze kunteresha akaririmbo nyine mu bana ariko twarimbaga muri korali y'abana irimo abantu bakuru noneho nyine bagasa nkaho bangisha kuririmba ko sinabikundaga indirimbo ya mbere ndumva ndateye ni mu rusengero hariya umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho bari babatijwe abana nyine ndakaririmba nanatanarize ko nari nashakaga kubatizwa ubwo nibwo namenye ko mfite nshobora kuba naririmba ariko ntabwo nigeze mbikomeza kuko ubura nabizi nize turakomeza naririmba ntacyo byari bimfasheho rero ngeze muri section nibwo gake nyine naririmbagaho gakeya ku ishuri ahubwo uvuze ngo ukiri muto ngire icyo nkubaza gatoya watangiye kubimenya ufite nk'imyaka ingahe impamvu mbaza kino kibazo hari abantu benshi yumva ko azadevelopa talaye afite nk'imyaka nka 40 cyangwa se 29 30 gutyo wowe wamenye ko uzi kuririmba wamenye ko ari itala yawe ufite nk'imyaka ingahe jewe nabimenye kuririmba cyane rero ntago ngiye ndirimba cyane nko gucuranga ahubwo namenye ko mfite impano yo gucuranga Demiruti afite imyaka ingahe ubwo nari mfite imyaka 9 afite imyaka 9 wowe wamenye ko uzi kuririmba ufite imyaka ingahe niyo mfite imyaka 7 imyaka 7 no kuvuga ngo wa mbere nuvuga ngo wese umwana w'imyaka 7 9 ashobora kwa provinga ko iyo mpano ari iye cyangwa inshuro nyinshi n'ababyeyi babimufashamo yanjye ababyeyi banje babimfashijemo cyane kuko babonaga mbikunda nabyiga mbyitayeho babimfashamo nanjye ndabikunda uri umubyeyi yabonye ikintu uyu mwana agikunze ajya avuga ati ibyo ari byo byose kino kintu umwana kimurimo nyine bigatuma bagufasha nawe kugira ngo ubigereho nibo babimfashijemo cyane ndabyiga nyine ndabikomeza kugeza n'ubu ngubu baracyabimfashamo ntibaretse kuko iyo ujya kubireka ntabwo nari kuba nkiri gucuranga kuko nibo bangenga ariko nyine
baramfasha uko bashoboye nkakomeza nyine nkabikora. Ni ababyeyi, uruhare runini rw'ababyeyi, navuga ko 70% ari ababyeyi, nanjye 30 nyine kazamo. nkuko none usanga rimwe na rimwe nk'abakobwa birabagora kugira ngo bapuruvinge ko ari impano zabo. Abakobwa inshuro nyinshi baritinya cyangwa se ntibasohore tara yabo ngo ijye ahagaragara. Niki wababwira? Buriya kugira ngo tara imenyekane biterwa n'iyo ariyo, ari ukuririmba nyine, ari ukuririmba zino ndirimbo z'isi, ndakeka bitakuvuna nyine wagenda ukabikora, ariko kuririmba gospel n'indirimbo zihimbaza Imana, ntabwo ari indirimbo zawe nyine, n'indirimbo zivuga ubutumwa. Buriya biba byiza iyo ubanjije ukabisengera ugakora igikwiriye mu gihe cyacyo, Imana nyine akaba ariyo igucira izo nzira, kuko nyine iyo wiciriye inzira biza ukundi kundi. Nanone iyo uri kuririmba gospel biguturutsemo, wowe urihimbaza nyine, wishyira hejuru, iyo abantu benshi bakubwiye ngo uririmba neza, nyine wumva wishyize hejuru nyine ukagendera mu ntoza y'isi. Ariko iyo uri kuririmba indirimbo z'Imana zo guhimbaza Imana no kuyiramya, ntabwo urabanza ukabisengera, kuko ni ibintu bisaba kubanza gusengera, kuko umurimo ni uw'Imana, si uw'umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo ufite impano cyane ibyo byose urakijijwe. Yego, ndakijijwe. Nawe urakijijwe? Ndi umukristo kabisa. None ko hari nk'igihe tujya tubona nk'umuntu inshuro nyinshi yari afite impano, ari muri eglise cyangwa se yasengaga, noneho igihe kikagera ukayoberwa ya mpano, kuko ibyo byose hari igihe impano kigera igatunga umuntu. Igatunga umuntu akamenyekana, ariko noneho byagera igihe ukajya kubona ukabona nk'umuntu ntabwo yibuka ya background. Ese mbere iyo umuntu afite impano akamenya ko Imana yayimuhaye, hari uko agomba kwitwara? Nubwo ngo iyo umenye ko ufite impano kandi ukamenya ko ari impano y'Imana, kuko tuzi ko zose zitangwa n'Imana, hari uko ugomba kwitwara. It's like niba nzi gucuranga cyangwa se niba ndi kwiga gucuranga, nkamenya ko ari impano yanjye kandi ishobora kungirira akamaro, no need kugenda nkirata ku bantu, umuntu yansaba serivisi nkayimwima. No, bimukorere, kubera ko ntabwo uzi igihe usigaranye kuba ufite iyo mpano, ntabwo nzi igihe nsigaranye ndi gucuranga. So niyo mpamvu rero ngomba kubikora, nkabibyaza umusaruro mu gihe mfite, kuko ntazi ejo ikizaba. Ugomba kwitwara neza ku bantu, of course, kubera ko n'abantu, imyitwarire uzagira ku bantu ntabwo uzagira ku biti n'amabuye. So rero ugomba kwitwara neza ku bantu, icyo umuntu agusabye ukakimukorera, kubera ko ntabwo ducuruza impano, nabwo Imana yayiduhaye kugira ngo ifashe abandi bantu muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru. So rero I have to do so kugira ngo nteze imbere ubwami bw'Imana ku isi, bwaguke bitewe n'ibyo nkora n'ibindimo. So I have to do that, nkitwara ku bantu neza, nkabakorera ibyo bashaka kugira ngo nkomeze mbyagure. Njye sindeba inyungu zanjye ku giti cyanjye, nubwo zaba zirimo wenda impano yanjye ikantunga, ariko ntabwo byambuza ko nayikora mfasha n'abandi, kuko hari abantu benshi nigisha piano. Reka ngo nkubaza gutumye ntekereza akabazo. Ni ukuvuga ngo ucuranga indirimbo zo kuramya Imana cyangwa guhimbaza, nawe mara uririmba indirimbo zo kuramya cyangwa guhimbaza. None ngire akabazo k'amatsiko mbabaza, nk'ubu hagize nk'akabari kagutumira ngo ujye kugucuranga muri ako kabari, bakubwira bati uracuranga nijoro, buke turaguha amafaranga, cyangwa se ngwino, wajyayo? No, ntabwo nabikora, kubera ko ndi umukristo, kandi ibikorwa bikorerwa hariya ntaho bihuriye na Bibiliya. So ahubwo icyo nakora njyewe, apati yo gucuranga mu rusengero, nigisha abantu. Hanyuma yo kwigisha abantu, ndashobora gucurangira umuntu muri anniversaire, ndashobora gucurangira umuntu mu bukwe, ndashobora gucurangira umuntu mu kirori yagize gusa nyine mu rugo cyangwa se hehe. Ariko ntabwo kujya like night clubs, ngiye gucuranga night clubs, no, I can't, sinshobora kubikora. None Marayi, wowe hari umuntu w'umusitari, sibyo? Ufite ijwi ryiza kandi uri umukobwa ukijijwe, arakubwiye ngo Marayika ufite ijwi ridasanzwe, ko ntirisanzwe nkuko naryumvise, ariko ndakwifuza kugira ngo umfashe kuririmba iyi ndirimbo.
ishyiremo agatero gato wenda ni nk'agatero gashobora kugaragazamo nk'imana nk'umunota umwe indi verse noneho ugasanga wenda ni ibyo yivugira ibiki n'ibiki akubwira ngo ndashaka korabo yawe ese wayimuha ntabwo nayimuha kuko mbere nyine nari ntarakizwa ntabwo nari narakizwa ariko ntabwo nyine ibintu byo gusenga nabijyagamo cyane hari groupe bigeze kunshyiramo ikora bino gusubiramo indirimbo nyine z'abahanzi bakajya oya kuno baririmba bakajya nimba nabyita ibisope noneho hari akaririmbo nyine uwo muhungu yaririmbye indirimbo akaririmbo ka pisi aririmba nyine indirimbo z'isi nyine bakajya ngo zigiye kurepeta nkajyayo uyu munsi ejo nkabyanga gutyo ubu kugeza n'ubu baracyakora kuko bagiye kuririmba nyine mu tubari dutandukanye ngeraho nyine mbona si ibyanjye ndabyihorera arambwira ati basi uzaze uririmba ku karirimbo konyine ndamubwira ntacyo nzaza ariko n'ubundi byarangiye ntagiyeyo ntaho najya ariko hari ikintu ngiye ntumva neza iyo bavuze ngo impano ishobora gutunga nyirayo ni ukuvuga ngo kandi mwambwiye ko n'iyi ngiyi ni impano none niba ari impano ntishobora kugutunga yantunga ariko atari uko ngiye muri sekira no muri gospel yantungiramo kuko buriya muri sekira so hari amafaranga gusa ahubwo kuko amafaranga tuyahabwa n'Imana buriya kuko muri baranditse ngo ifasha ivubira imvura babi n'abeza Imana ntabwo igira amarangamutima so uko rero yampa amafaranga niko yanaha n'undi udakijijwe cyangwa se utemera Imana kuko hari abantu batemera Imana ariko babatunze none se ntitwavuga ko ari nka bya bindi byo guheza amaboko mu mifuka kuko ngewe ndaje ndakubwiye ngo aha hari amafaranga ndashaka ko uza ukancurangira sibyo gwino ndaguha amafaranga ndakwishyura wowe ukambwira uti ngiye ntabwo nza kubera ko ntibyaba biri muri bya bindi ahandi ntekereza kuko usanga nk'abantu basenga inshuro nyinshi bavuga ko ari bo bantu sometimes babakene iki ntabwo haba hari biterwa n'icyo kibazo cy'imyumvire ntabwo biterwa n'ikibazo cy'imyumvire ni ukuvuga ngo ntabwo kuba nzakira bizasaba ko nkora nabi kugira ngo nkire no mu nzu y'Imana harimo amafaranga ibintu byose tubihabwa n'Imana first of all ugomba kumenya ko impano Imana yampaye nayikomoye ku Mana n'Imana yimpaye kandi yayimpereye ubuntu ngomba kwitangira ubuntu Imana nize iby'ingenera ni ukuvuga ngo kuva natangira kuremwa nuko kuva navuka Imana yanshyiriyeho imigambi imfitiye ntabwo ari mibi n'imyiza so rero nta mpamvu yo kwiheba icyo nsabwa gusa ngiye ni ukwizera nkizera Imana ibindi izabikora ku bwayo ntabwo ati icyo nsabwa no kwizera ibindi Imana izabikora ku bwayo none Marayi nawe ngira akabazo nkubaza k'amatsiko njya nkunda hari amaradiyo ntabwo nshaka kuyivuga mu izina umuntu akaririmba gapariti kamwe nk'akamasegonda nk'atanu ugasanga bamuhaye nk'ibihembo hari nk'umuhanzi none ushobora kuririmba indirimbo y'isi yarayiririmbye wowe bakakubwira ngo use nk'uyisubiramo wayisubiramo oya ntabwo nayisubiramo kuko izo ndirimbo ntabwo njya nzisangamo pe kuko usanga nyine ndazumva n'izi ndirimbo ziriya bundi nta nibwo nabivuga ngo ni indirimbo z'isi ubundi bavuga ko ari indirimbo zifasha imbaraga nabyita sinzi umuhanzi wavuze ngo ari indirimbo z'isi ngo ni indirimbo ngo zifasha abantu benshi sinzi ukuntu nyine numvise yabyise ariko ubundi byaterwa ariko kwanza na message iri muri iyo ndirimbo ashobora kuba atari indirimbo ivuga wenda gukomera kw'Imana n'iki ariko akaba ari indirimbo wenda ivuga mumvikane mufashanye mugire urukundo n'iki iyo ndirimbo ntabwo ari iy'isi kuko ifite message nziza nkunganiye hari nk'indirimbo umuntu yakora zidateje ikibazo cyangwa ikibazo mvuga ni nko wenda tuvuge mu myemerere yanjye sibyo kuvuga ngo wenda umuntu akoze indirimbo yaguma mu rugo as I did last 2 weeks ntabwo ari ikibazo kubera ko urashishikariza abantu n'abanyarwanda bagora bizo tugomba kubashishikariza natwe twishishikariza ko tugomba kuguma mu rugo kubera kino kibazo kuko nitujya hanze turandura so icyo si ikibazo iyo ni message ndi gutanga ku baturarwanda bose hanyuma hari indirimbo z'umuco wacu wa Kinyarwanda so ntabwo wareka kuyiririmba kubera ko ni umuco numva ntacyo bitwaye ariko ku ruhande rwanjye ushobora gusanga abandi bakristo batemera ibintu uko umuco uvangwa wenda na gospel ariko ngiye ndabyemera ntacyo bitwaye umuco nta kibazo
kuko n'umuco wa kinyarwanda njye mbona ari mwiza, umuco wacu ni sawa, ntabwo ukojeje isoni. No mu mahanga urabizi ko babivuga. Rero nk'indirimbo nk'izo ntacyo zitwaye kuzikora, ariko ikibazo ni ukora sekira komuteri ukaba wajya bitewe n'amagambo ari muri iyo ndirimbo. Hanyuma hari akandi kabazo nibaza, twari turi ku ruhande rwo kuba wacurangira nk'aho ngaho bari kuririmba izo ndirimbo, cyangwa se nko kuba waririmbira abo bantu, cyangwa wakorana korabo n'umuntu mutari mu mwuka umwe ko nabyita, ariko nanone nkibaza, ariko ushobora kuririmbira nka kampani runaka ibrandinga noneho ibintu utanywa cyangwa se udakoresha. Nk'urugero bashobora kukubwira ngo katubishyire muri iyi angle, tuvuge tuti baravuze ngo wenda Marayika cyangwa nawe baravuze ngo mubaye invited muri Guma Guma Superstar, muzarimba indirimbo zanyu. Ni ukuvuga ngo iyo rimwe na rimwe urebye usanga ari nka branding ya bya binyobwa, avuga ngo noneho tugiye kubrandinga Primus, iriya Primus nshyashya, Mitsingi nshyashya, ntibashyiremo Fanta ngo nizo mu, ntibashyiremo na ji n'ibiki, bakavuga ngo ni Primus, ariko uragomba kuririmba ya ndirimbo inyuma hari background wenda hari nka pull up wenda ya Mitsingi cyangwa se iki wacuranga byagorana. Ntabwo gucuranga inyuma ya pull up ya Primus. Ako ndakeka ko icyo gihe, ndakeka ko biramutse bibaye aho hantu ntabwo n'abandi gucuranga gospel. Bakakubwira ngo wowe curanga ibyawe, ariko inyuma yawe hajye background ya Primus, icupa rya Primus, pull up yaryo, cyangwa se wambara umupira uriho icupa rya Primus. Njye naririmba kuko hari n'akavideo mfite ndi kuririmbira inyuma yanjye uzi inzoga nyinshi cyane, ariko icyo nta kibazo kirimo, nta kibazo kirimo kubera ko n'ubundi ushobora kujya ntose ntitujya mu tubari ukaba wakogeje brushette cyangwa iki ukanywa fanta, kandi aho nyuma hari iyo pull up. Iyo nta kibintwaye, nta kimba ndi kuyikoresha njyewe, wenda mba ndi mu kazi nzi ko ndi bucurange just bakanyishyura nkigendera, nk'uko wansanga hano mu rugo ukambwira ati fata piano ucurange ndaguha 5,000 so cyangwa 10. Noneho reka turebe ibyo utanywa, uvuga ngo byanga byakunda hari information ubutanga muri ya ndirimbo, ibyo utanywa cyangwa se udakunda cyangwa utemera, icyo gihe ntububyemeye. Oya, ntabwo ububyemeye kuko nta kereka wenda biri imbere yawe uri kubinywa, aho ngaho ho nyine byagira ikibazo, byaba ikibazo. Hari nkuko nasi ntabwo ubona interview z'abastari baririmba zo ndirimbo zo guhimbaza Imana, bazifatiye ahantu gutya mu tubari, none se sanga ndagiye nko kuri hotel runaka akaba ariho bafatira iyo nuza, kandi ukabona birajemo ko abantu bari mu kabari hirya hari abantu bari kumwe. Yuko icyo gihe nkeka ko none nimwambwiye yuko na wa muntu agwaye korabo akakubwira ngo shyiramo agatero kawe k'Imana, we byaterwa n'indirimbo ako gatero kazashiramo harimo ubuhe butumwa. Ntacyo wenda ari kuvuga ngo mu comment abantu bazadukize, sibyo bazadukize nta kibazo. Njyewe ndibaza ari umuntu ushobora kuririmba indirimbo yambaye brand ya Primus, brand ya Primus, nushobora kuba yakorana n'umuhanzi akamubwira ngo aka gatero wenda akavugana n'Imana, akavugamo Imana, ukavuge nanjye ndivugira ibyanjye wenda inzoga ibiki n'ibiki, ibyo bintu ngiye kugira ngo mbitandukanye. Nkeka ko uko mbyumva ntekereza ko aricyo kintu gituma abakristo dusa nk'abantu baba muri confusion. Numva ngewe uko bwanjye umukristo yavuga ngo icyerekeranye iki cyose I can't. Niko bimeze no mu DJ, ntago ngi nabikora kubera ko ntago naririmba igitero cya gospel ikindi ari sekira, ntago ubihurize mu ndirimbo imwe ndetse abaye bimeze gutyo njye nambwira ati okay ngenda ko ndirimba yanjye ya gospel ku ruhande nawe ukora icyo gitero cyawe nyine cya sekira kizasohoka ari icyo nanjye nsohora cyanjye cya gospel, ni mu bihuza kuko ntago yaba indirimbo imwe, ntago ushobora gufata amazi n'umuriro ngo ubihuze, ntibishoboka. None se numva ari kimwe nk'uko umuntu yajya kuri stage
ngoza niyo mirongo yawe irimo inzoga n'iki natwe dushaka iyo ndirimbo irimo ntuza tuyihuze nuko nari umuhanzi ubitanze abahuza iyi tuyigira part 1 nta kibazo tugiye kugira part 1 ubutaha nzashaka undi muntu aza abamfashe noneho wirimba noneho mwite murakora n'akakora oya ni amahoro kabisa ariko ntabwo byo byakunda nshobora guhamagara nka Maji nkamubwira nti shyamo igitero namwe shyamo ikindi kandi byaho ariko ntacyo byava hanyuma kuko jewe hari ukuntu mbiyuza nkabyumva wese ntibishoboka kuko ntushobora kumbwira ukuntu aho muri iyo Guma Guma ushobora kuririmba wambaye t-shirt iriyo brand ya vide rya cyangwa se icupa rya Primus riravuga ngo munywe kandi mushira inyota urumva ngo ngigera ku nyota ntushobora kuyinywa ndakakubwira umuhanzi akubwira ngo marayika ngiye numvishije ufite ijwi ryiza wino turirimbana ariko uririmba ibyawe nkuko hahandi n'undi waririmbaga ibyawe ariko mu by'ukuri mu buryo bundi hari icyo uri kugaragaza ni ubutumwa bugiye gutanga burya ikintu cyose ariko n'ubundi n'ibindi ni ubutumwa ngira ariko ubwo butumwa ntabwo ari ubutumwa bwiza ariko tuba turi gutanga twe turatanga gospel ntabwo dutanga ubutumwa ubwo ari bwo bwose kuko buriya ntabwo ubutumwa gospel ntabwo ari mu rusengero buriya abantu bajya babyitiranya ntabwo gospel ari kujya muri church ngo muririmbe mubwirize no gospel nawe utuye muri quartier ese wambara ute ugenda ute uvuga iki abantu ibyo niyo gospel ubutumwa uha mu bantu ese werera abantu imbuto ubundi nyuma yo gukiranuka mu rusengero ugomba no gukiranuka hiherereye ubundi ngewe nazamenya ngo wowe ngo ukora iki nyine witwara gute ubundi iyo ugeze ahantu wakagombye gukora icyaha ubundi bigenda gute it's like buriya ni nka mu rusengero tuba twagiye kuvoma izindi mbaraga buriya urusengero ni kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu hanyuma ku cyumweru duhuriza imbaraga twese kugira ngo twongere tuvome imbaraga zadutunga icyumweru cyose mwabyumvishe rero mumfashe sinzi niba hari abantu bari kumva ibintu nkanjye mumfashe cyangwa nk'abantu bari kumva ibintu nkabo mudufashe mudukize uko mbyumva abakristo cyangwa se abantu basenga kuko abakristo saba Zion Temple gusa saba Restoration saba Catholique saba Adventiste umuntu wese wemera Kristo ngira ngo ko ikintu kigomba gukora gusa no kwemera Yesu ukamwizera mudufashe rero icyo kintu iyo ngingo muyumve buri utaha tuzayigarukaho kwesa ntabwo yaje gushyiraho amadini yaje gusa kugira ngo tumwizere mudufashe rero uyu rero ni umuririmbyi uyu nawe ni umucuranzi wa piano nk'uko mubibona reka batunyurize akandi karirimbo badushyire mu mwuka abantu bagiye mu mwuka ndatekereza kabisa uri umuhanga mu gucuranga nawe uri umuhanga mu kuririmba mwihuze rero muduhe mugire ikintu mukora cyo ese umuntu
wumvishije nk'uku nguku ashobora kwibaza ati ese aba bantu bafite indirimbo zabo, ese aba bantu bakorana mu buhe buryo mu by'ukuri munsi nk'abamara amatsiko abantu it's like uburyo tuziranyemo ni uburyo busanzwe nyine nk'uko nawe twaba tuziranye n'undi wese, ko abantu umuntu nyine agira inshuti mu buzima. Ariko cyane cyane bishingiye kuri gospel, ko duhura muri church turabaramye twese kuririmba mu makonseri, niko tuziranye. Hanyuma nta ndirimbo dufitanye, ariko simbizi niba afite gusohora indirimbo. umpamagara si uraza wo gusohora indirimbo. Nanjye ndi umupiyaniste nyine, ntabwo ndi umuhanzi, ariko nyine nabyo bije nabyo umuntu yabikora ntacyo byaba bitwaye. Igihe cyabyo, ibintu n'igihe cyabyo tu. Umuntu abyumvishe gutya ashobora guhita agira n'andi matsiko akabaza ngo ibyo byose intego yawe nyamukuru ni nk'iyihe? Kuko watubwiye ngo impano ishobora gutunga nyira birashoboka, cyangwa se impano igira kugira ngo uhimbaze uramye Imana. Hanyuma nk'intego yawe nyamukuru ni iyihe? Intego zo umuntu aba afite vision, ibitekerezo byo biri mu mutwe aba ari byinshi, ariko nyine vision aba ari imwe buriya, uvuga ati ndashaka kuzaba iki. Njye rero bishingiye ku muziki wanjye, usibye gucuranga gusa nize na production kwa Master Mima n'ubundi gukorana na Munyakuri Prosper, uramuzi nyine, ndaje channel yandaje uramuzi. So turi gukorana, ko narize production rero ni ibintu ndi no gutegura muri ino myaka, ku buryo wenda umwaka utaha nzaba mfite studio yanjye ya audio record. So ngatangira rero gukora nanjye nyine, ngakora studio yanjye. Buriya hamwe n'Imana bizakunda, hamwe n'Imana bizakunda kabisa. Wowe nka Marayika tubona muri 2020 2021 2022 ufite inzozi zihe? Ufite izihe nzozi? ubundi izo ku muhanzi zo mvuze ngo ndazifite, nambeshya abantu. Ubu inzozi mfite nizo wenda zo kuba mu backup w'abandi bahanzi, ariko kuba njye nahimba indirimbo zanjye byo biri kure. Nta nubwo ndanicara ngo mbitekerezeho n'isegonda n'imwe, izo zo nazo. Marayika ngo nta nzozi zo kuba umuhanzi ku giti cye afite, ariko ibyo byose birumvikana. No kuvuga ngo umuntu ashaka umubera mu backup already yakubona ubu ngubu. Yego, yambona. Iryo jwi ndatekereza ko nta bantu baripfusha ubusa kabisa. Sibyo ko atari no ko ngo yamubona, arasanzwe bikora. Asanzwe abikora. Ari hakeneye kuko kumenyana n'undi n'ahantu nagiye gucuranga muri concert, turahura ari kubeginga muri concert. So nibyo akunda nyine agiye yumva bikora. Apart from school yaba yumva ubuzima bwe ari ukuririmba, agahimbaza Imana. Agize uwukenera kumufasha nabwo birumvikana. Ikibi nuko yaba ari indirimbo yanjye nitekere, naho sinzi kwandika, sinzi. None se nta muntu wabaha igitekerezo? Gute? Like ibitekerezo ni ngombwa mu buzima. Njye numvaga nabaha igitekerezo nyine mukihuza, kuko mukahita muri nk'umuntu mushyiraho hantu. Njye namusabwa se? Ariko byanaba sinzi kwandika indirimbo, sinzi gucuranga, sinzi ngo bakandaye kuri piano nyibona kuyibona uko nguko, urumva? Sinzi ngo bakora indirimbo gute, kereka ari nk'umuntu wayikoze akanayiririmba akavuga ngo wowe kora ibi ngibi, ushyiramo ibi, nibyo nzi mu ndirimbo. Usabwa wowe uzi kwandika indirimbo? Ntabwo ari cyane, ahubwo nzi gutanga melody tu, njama akaza akicara nkamuha melody akaririmba. Ngewe ko mbizi, ni ukuvuga ngo nshobora nzabandikira. Nubwo ushobora kwandika, warangiza kwandika ukazana amagambo njye nkahita nguha melody indirimbo igahita. Nanjye bibigenza gutyo, ibyo nabiririmba. Reka twizere neza ko bizagenda neza. Ibyo byose ni iki noneho dusoza, ni iki wumva wabwira abajene bafite impano ariko bazipfukiranye? Kuko ubu hari, ntekereza ko bimaze kugaragara nk'abantu bakijijwe, byanga byakunda nta muntu afite impano, ariko bashobora, n'iki wababwira kugira ngo impano zabo ibyo byose bazirinde kandi bazirindire muri Kristo, kandi zigira aho zibageza? Wababwira n'iki? Ikintu nababwira ni kimwe gusa, numenye ko ufite impano
ushatse gucuranga, kuririmba, kuvuga ijambo ry'Imana, n'izindi zitandukanye zubaka ubwami bw'Imana. Icyo usabwa gusa ni kimwe, ni ukongera amasengesho ugasenga cyane, ndetse ugasaba Imana imbaraga n'ubushobozi kugira ngo ikomeze igufashe, kugira ngo impano yawe yaguke, ndetse abagusaba ubufasha bwo kuba waba wabafasha n'iyo mpano yawe ukaba ubibakorera, utareba inyungu z'umubiri ahubwo ureba inyungu z'ubwami bw'Imana, kubera ko nicyo twe duharanira ko abantu bose bamenya Imana. Ni uko ngo inama njye nababwira gusa ni ugusenga Imana, ibindi ikabibafashamo kabisa. wowe niki gira nka information wumva wabaha abakobwa bitinya? Dufite abakobwa b'abakristo bitinya, sino nkeka ko atari no kurimba gusa, kuko no mu bakristo dufite n'abantu bazi amakomedi, ariko ntitujya tubona abakristo bashobora gukora na komedi akaba yanayikora no mu buryo buri biblique, bashobora kubyina, bashobora kugira gute, niki wababwira kugira ngo izo mpano zabo, ko nkeka ko impano nk'uko mwatubwiye ni impano zitangwa n'Imana, niki wababwira? Ikintu cya mbere namubwira no kubisengera, kubera yuko ari igihe wishingikiriza nyine ngo mfite abantu, ngo nzi abantu, ngo ngewe ngo bizakunda, ngo uko mbitekereza nyine, kuko ngo wowe ngo tuziranye, wenda nkajye nk'urugero ngo uri umuhanzi turaziranye, uko byenda kose uzanshira ngo mu ndirimbo yawe nze backing. Ntago sinzi, kwizera umuntu birarushya cyane, kuko nkanjye hari nka konseri banyijeje kubakinga ndanarepeta, ambwira n'ibintu nzaririmba, noneho ku munsi wa nyuma nyine uwo muntu yari guturuka Kenya, ku munsi wa nyuma yanaje nyine tuvugana avuye muri practice, ngo urabizi se ngo nabonye ngo byangora ngo guhamagara abandi bose napanze, ngo birangira ngo kera nakoranye ngo n'abandi ngo twakoranye practice. Rero urumva ubundi ikintu Imana wayeretse ubwayishaka inzira zoroshye ikabicishamo, ikabinyuza muri babandi baba bakomeza nyine, natavuga ati uyu ntahazwi, ntago namushyira mu ndirimbo yanjye, sinamukoresha gutya na gutya, ati uri umucuranzi ariko nta hantu uzwi sinagukoresha. Ariko ikintu cyose usengera kigira inzira zoroshye buriya. Ngo kigira inzira yoroshye. Dusoza rero ari akantu nshaka ko buri wese byibuze afata umunota utarenze umwe agasa nk'uwambwira uko akumva, ngira ngo ni mu cyanditswe kigiye hera, kiri muri Danieli 11:32. Kiri muri Danieli 11:32. Haravuga ngo reka dusome ako nshaka ko mwumva gusa, ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Danieli 11:32. Musabwa iyo wumvishe icyo cyanditswe, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Iyo wumvishe nk'iryo jambo kuri Musabwa, uryumva gute? Uryakira gute? Noneho uwumva waribwira abandi gute? Gusa nyine abantu benshi bajya basobanura Bibiliya bitandukanye bitewe n'uko umwuka yabayishuriye, ariko njye ukuntu mbyumva, iyo uzi Imana yawe, no mu buzima busanzwe buriya iyo uzi ikintu ushaka, tuvuge niba uri umunyeshuri kuvuga ndashaka gutsinda, ukavuga ati ndashaka gutsinda kabisa, uyu munsi nzataha nzava muri interna mfite amanota nka 95 kuri birode. Uraza amaguru mu ibase mu mazi, ukigomwa kuryama, mbese kugira ngo uzacivinge bya bintu ukeneye. So kubera ko azi icyo ashaka, nubwo ngo nanjye rero mu gihe nzi Imana yanjye, nkamenya ko Imana isumba byose, nkamenya ko Imana ifite byose mu biganza byayo, nkamenya ko Imana ari itugenera ubuzima bwa buri munsi, why not ntagomba gushikama, nubwo ngo icyo gihe nzakora ibyo twari, kubera ko hari ikizaba kiri kunsunikamo imbaraga,
nkaba push cyane nyine ku buryo numva ko nuzuye nshobora gukora ikintu ari cyo cyose kubera ko mfite imana yanjye nyizi neza ko ishobora ibyo nshaka gukora ubwo ngo icyo gihe nimenya ko imana yanjye ikomeye nta kizambuza gukora ibyo butwari kubera ko ikintu cyose nzatekereza nubwo natekereza nkavuga ngo ndashaka kugura imodoka uyu munsi, kubaka ahantu runaka, gushinga ibikorwa byanjye nk'uko nabwiye nshaka gukora studio, ndabyizeye ko bizaba kubera ko nzi imana yanjye ko ibyo ngibyo ari ifite mu biganza byayo. Rero icyo nabwira abantu nuko nabasobanura nuko numenya ko imana gusa ari ishobora byose, ukayizera, ukizera ko ikintu ushaka ushobora kukibona mu mana. Anything big can be on your life. Aha, Marayi, gira icyo ubwira abantu kuri icyo cyanditswe akagisubiremo wa telefone ngo ariko abantu bazi imana yabo bazakomera. Wambwiye Daniel kandi ngende Ni Daniyeli 11:32 ngo bakore ibyo butwari. 11:32 Yagusomera reka ngende mbisomere mbibabwira nta kintu bitwaye. Daniel 11:32 nyine ndabibabwira. Atari byo ndikubona nibyo. Ibi ngibi iyo bavuze ngo abazi imana yabo, urabizi ko abantu dufite imana zitandukanye buriya, kuko hari abandi ntabwo abantu twese twizera yuko ari imana yo mu ijoro, hari abandi bafite imana zabo, sibyo? Nimba umwe asenga Nyabingi yumva yuko ariyo mana yiwe, afite ibyo yizeye nyine, ariko abazi imana y'ukuri nibo koko bagomba gukora ibyo ngibyo, kuko niyo mana y'ukuri nayo igomba gutanga by'ukuri, igatanga n'ibyo ngibyo byagukomeza. Ariko abakurikiye izindi mana sinzi ukuntu nabivuga, nyine biraguhira gato cyane, ariko ntabwo biba bifite intumbero ikomeye, kuko uzanarebe reka ngo urugero, hari abahanzi benshi bo bazi nyine umuziki wabo bawukora ku mbaraga za Satani, nyine we arabasapotinga amafaranga n'ibiki no kubafasha kumenyekana, ariko biriya bizagira iherezo biriya. Ariko nukora neza umurimo w'Imana ukawukora uri mu isi, uzagira n'iherezo ryiza. Nkunganiye harakana ruvuze ngo bibahira gake, ntago bibahira kubera ko imana zabo arizo zabafashije, bibahira kubera ko rya jambo ry'Imana rivuga ngo ivubira imvura babinabiza, nuko ngo abantu bose imana niba bafite mu biganza, nta kindi, ntago wasenga imodoka ngo nirangize igufashe kubona ibindi, ntago wasenga ubutaka, ntiwasenga inyenyeri, ntiwasenga ukwezi kuzagufasha ikintu kidahumeka, ikintu kitavuga. Na Dagoni wa munsi yararanye n'Imana ibuca yabaye ducagagura. So rero ntago ikira ntacyo cyagufasha, ahubwo ni ubuntu gusa bw'Imana iba yakugiriye, gusa ikabona ko ukwiye kubaho gusa, ikabigutije ubuntu, ikaguha n'ibyo urya n'ibyo ukora, business zikaguka. Ariko ntago Nyabingi yagufasha gutera imbere rwose, guteze bibaho. Aha, ikiganiro cyari cyiza cyane, ngira ngo byagenze neza cyane. Reka rero dufate nk'umunota umwe rwose, umva, umwe ku gisirimba use nk'udukozamo, kuko cyo umva nanjye ndabyirengagiza, nse nk'ukibyinaho gato mbega. Aha, dushyireho nk'igisirimba dusezera abantu ndetse turangiza n'ikiganiro cyacu. Aha, amahoro rwose sirimba.
aha turashoje ngira ngo nta deni tugiyemo abantu mwakoze kumva no kwakira ubutumire bwacu mwakoze namwe ibyo cyane. byose turatekereza ko iyi ni part 1 mwabinyemereye Yeah, it's fine. nta kibazo. part It's 2 okay. ngira ngo mwabyumvisha impamvu twashyizeho part 2 ibyo byose ni ukubisengera bizagenda neza Amen. aha rero ndagira ngo usezere abantu Yeah, ndabashimiye cyane bakunzi ba True Line True ni Line. True Line Yeah, True Line program. Okay. Mujya mukomeza kuyikurikira cyane kuko ibagezaho ibintu by'ingenzi ijambo ry'Imana kandi mutibagiwe no gukora share, like and subscribe. ahubwo nibagiye kubabaza rwose nta cano ugira nta cano Yeah, I have channel yitwa Musabwa Pro. Yeah. Musabwa Pro wowe nta cano ugira oya ntacyo gira icyo ubwira abantu ndabashimiye cyane abantu badukurikiye imana ibaha umugisha mudufashe ni ukuri kwamamaza ubwami bw'imana mudufasha gukora like mukunda ibyo twakoze mukore subscribe murakoze cyane imana ibaha Za comment zabe nyinshi. yego dusoza rero mwiyumviye neza ko urubyiruko rufite imana urubyiruko ruri mu mwuka w'imana rufite dreams rufite icyerekezo icyo dusabwa gusa ni ukumenya ngo izo mpano zose icyo imana yaziduhereye ni ukugira ngo ubwacu tuzikoreshe tuyiramya ndetse kandi nibiba na ngombwa zibe zatugirira n'akamaro ndashimira mwe mwese mwadukurikiye ndashimira mwe mwese mukunda True Line programs mukore subscribe mutwandikire muduhe ibitekerezo dukeneye ibitekerezo ikindi nanone muduhamagare niba hari icyo wifuza gusangiza n'abantu niba hari icyo wifuza kubwira abantu gishyashya gisanzwe duhamagare imana ibaho umugisha big up turi kumwe cyane murakoze cyane